ndagushimiye kuba uhisemo Behind Wall Stars. Umwanya wawe n'uw'agaciro kuri twebwe. Ufite inkuru nziza kandi inkuru ikureba ndetse nanjye irandeba. Mbere y'uko utera intambwe yari yose uyerekeza mu rusengero urwo arirwo rwose, banza wumve iyi nkuru kuva ku itangiriro kugera ku iherezo. Ese uzi impamvu abantu bita abaprofete mw'iyi minsi? Ese uzi impamvu abantu bigira nk'Imana mw'iyi minsi? Ese uzi impamvu insengero nyinshi mw'iyi minsi ziba zuzuye? Ese uzi impamvu abantu mw'iyi minsi bakora ibitangaza bitangaje? Gumana nanjye rero 5 nkunyuriremo muri makeya iyi nkuru, kandi inkuru yabayeho. Iyi nkuru ni ingenzi ku buzima bwawe. Don't miss up. Reka dutangirane inkuru yacu n'aba uko ari babiri, Paul ndetse na Mary. Abangaba uko ari babiri barabanaga, n'umuryango washyingiriwe muri urusengero rwitwa Solution Ministries. Ahangaha bashyingiranywe nk'uko buri umwe wese yabikora. Prophet Jeremiah ntabwo ari umupasiteri usanzwe. Abantu baravugaga ngo uno muprofeti ashobora kuvugana n'Imana direct, bakavugana ako kanya icyo abishakiye icyo ari cyo cyose. Abandi bizeraga yuko uyu mugabo atanga ibisubizo by'ibibazo ibyo ari byo byose. Bizeraga yuko uyu mugabo kuba yagukoraho byonyine byashoboraga kuba byakuzura niyo waba wapfuye. Ariko umunsi umwe hari ikintu cyabaye cyatumye icyizere bamufitiye cyose gihita kirangira. Ni byiza yuko nawe wafungura amaso yawe. Paul ndetse na Mary bari bafite abana batatu. Bari bafite Sarah, yari umwana wa mbere wabo, ndetse yari afite impanga ebyiri ariyo Daniel ndetse na Dina. Aba bana b'impanga bari bafite imyaka 6. Aho aba bana bigaga hari hafi yaho bari batuye. Ahangaha rero byatumaga aba bana bajya ku ishuri n'amaguru. Nuko iki gitondo rero cyaramutse ari gitondo gitandukanye. Ahangaha akazuba kari kameze neza cyane, ndetse ikirere cyasaga neza. Mary yarahagaze ahangaha ku muryango arimo areba abana be b'impanga uko ari babiri ku buryo bavaga aho ngaho bagiye ku ishuri, bafatanye ututoki barimo bagenda baganira ndetse bakina. Ariko bya byishimo uyu mama yari afite byaje guhindukamo akababaro mu isegonda rimwe. Abana ubwo bari bageze mu nzira mo hagati bagiye kugera ku ishuri, bagiye babona ikintu kidasanzwe. Babonye ikintu cyabateye ubwoba. Abana bahise bahagarara bagira ubwoba bwinshi. Aho ngaho hafi y'umuhanda hasohotse imbwa nini cyane. Iyi mbwa ikanuye cyane, ifite amaso atukura, ndetse iyi mbwa ifite uburakari bwinshi. Imbwa yaraje irabataka. Daniel arangije avuza induru, ahita afata ukuboko kwa mushiki we ariko ati ntiwirukanke. Ariko ubwoba bwabaye bwinshi cyane kurusha uko yari arimo mugira inama ngo ntiruke. Dina yahise ava aho ngaho aramwishikuza ariruka. Imbwa yahise imwirukanka inyuma ako kanya. Uko rero Dina n'ubwoba bwinshi cyane yaje kugwa hasi. Imbwa yahise imujya hejuru. Mu gihe rero Daniel yari ataragera aho ngaho, imbwa yahise imufata. Imbwa irangije itimuruma ku kuguru. Umwana yararize cyane arataka. Abaturanyi bari batuye aho ngaho bahise basohoka biruka. Umugabo umwe aza avuza induru cyane asakuza, aza akubita imbwa kugira ngo arebe nimba yamurekura. Imbwa yahise imurekura irirukanka. Ariko ibyari byabaye nuko Dina yahise aryama aho ngaho atangira kuva amaraso. Umwana atangira kurira cyane n'akababaro kenshi. Daniel yahise yicara iruhande rwe nawe ari kurira. Abana uko ari babiri bose batangira kurira. Uwo mwana w'umuhungu akabwira mushiki we ati Dina wirira, ariko nawe yari ari kurira nubwo yamuzaga kurira. Nuko abaturanyi bari aho ngaho ntago bigize bategereza umwanya munini, bahise bafata akana Dina baragaterura barakirukankana. Mary rero ahangaha yari ari mu rugo ubwo telefone yasonaga. Yumvise amagambo umubyeyi wari we wese atakwifuza kumva. Baramubwira bati umwana wawe w'umukobwa imbwa yamurumye, ubu ngubu turi mu nzira tumujyanye ku bitaro. Umumama umutima wese uhagarara. Arangije afata umwenda ahita asohoka yirukanka ari kurira cyane. Nuko Mary ubwo yarageze ahangaha ku bitaro yahise ahamagara pasiteri we wa Prophet Jeremiah. Yumvaga guhamagara uyu mupasiteri aricyo kintu cyiza yakora. Yifuzaga ko pasiteri byibuze yamusengera kugira ngo umwana we abasha gusavayivinga. Ahangaha rero ijwi ry'uyu mugabo w'umupasiteri ryaje riremereye cyane ndetse rifite uburakari. Pasiteri n'uburakari bwinshi cyane aramubaza ati ntukubera icyo wamujyanye ku bitaro? Ese ntabwo wizera Imana? Ese urashaka gusimbuza icyubahiro cy'Imana dogiteri?
muri ako kanya Mary yagize ubwoba. Umwana we mu by'ukuri ahangaha yari kuva amaraso menshi cyane ndetse yari ari kubabara, ariko ijwi ry'umugabo w'umupasiteri ryari rimuri mumena amatwi. Nuko pasiteri aramubwira ati mukura aho ngaho muzana hano ku rusengero. Ahangaha yaramutegetse, aramubwira ati Imana yaguhaye abo bana ni nayo igomba kubakiza ibibazo, ntukasuzuguze Imana wirukanka ujya guhungira ku bantu. Muri ako kanya Mary yatangiye gutitira intoki ndetse atangira kurira aho ngaho. Arangije arahindukira, arangije aterura umwana we amukura aho ngaho ku bitaro. Yafashe umwana uri kuva amaraso menshi cyane amukura ku buriri, aramusohora amwambura abanasi. Abaganga barasakuza cyane ariko aranga amukura aho ngaho. Nuko umwana we rero yamukuye aho ngaho kwa muganga amujyana mu nzu y'amasengesho. Nuko rero ubwo Mary yarageze hano muri urusengero, urusengero rwose rwari rucecetse. Ahangaha yinjiye ateruye wa mwana Dina, ariko uku guceceka ntabwo kugize kumara umwanya. Ubwo pasiteri yabonaga uyu mugore yinjiye yahise arakara cyane. Ntabwo yigize amubaza se umwana ameze gute, nta nubwo yigize amubaza se byagenze gute, ahubwo ijwi rye ryarimo ryomongana aho ngaho mu bikuta. Aramubaza ati ese nuko iki bagiye kwa muganga? Mary ubwoba buramwica. Nuko umubyeyi aramubwira ati pasita, uyu mwana arari gupfa mureba, niyo mpamvu namujyanye kwa muganga. Ahangaha yabivuze ijwi rye n'ubwoba bwinshi cyane rititira. Ariko pasiteri arangije azamura Bibiliya ye, arangije arabaza ati se ntabwo uzi yuko Imana ariyo ya mbere ikiza? Imana yonyine yaguhaye aba bana, ni nayo Mana ishobora kubasevinga ikabarinda. Ni gute utinyuka gufata aba bana ukabajyana kwa muganga? Ese ni gute ushobora gufata Imana ukayisimbuza abadogiteri? Aho ngaho buri wese aho ngaho yakomye amaki, bose baravuga ngo amen. Uyu mubyeyi yatangiye kurira. Pasiteri arangije aramubwira ati mushyira hasi. Nuko bafashe wa mwana rero bamushyira hasi. Aka kana uko ari gatoya karimo gatitira cyane. Pasiteri arangije azamura ibiganza bye, mu by'ukuri ijwi rye ryari riri hejuru cyane. Arangije avuga ngo myuka mibi y'urupfu muve muri uyu mwana, umuriro w'Imana kiza kuno kuguru k'uyu mwana. Arangije afata amavuta yari mu gacupa, arangije ashyira kuri cya gisebe. Umuhumuro wavaga muri aya mavuta wahise wuzura aho ngaho, abantu bose barawumva. Nuko arangije amuhereza ka gacupa, aramubwira ati aya mavuta nguhaye jya asiga kuri iki gisebe buri munsi. Aramubwira ati uyu mwana ntuzongeye kumusubiza kwa muganga, kumbura Imana izamukiza. Uyu mugore mu by'ukuri yashaka kwanga izi nama z'umupasiteri, ariko nyuma yibuka uburyo yabyaye zino mpanga. Imyaka yashize yari yaratambutse mbere yuko bagira abana. Paul ndetse na Mary bari barakingiranywe bamara hafi imyaka 10 yose. Mu rugo rwabo nta jwi na rimwe ry'umwana ryumvikanamo, barabuze urubyaro. Nta nakenda k'umwana kahabaga, nta gakweto k'umwana kahabaga. Buri gitondo Mary yozaga udusahane tubiri ake ndetse nako mugabo we. Paul yicaraga mu ntebe imwe, ntabwo yajyaga yihindura. Ahanga mu by'ukuri umwuka wabaga utameze neza. Bagerageje buri kimwe cyose, barongera baragerageza, bagerageje abadogiteri ndetse bajya kureba n'abantu bakoresha imiti ya gakondo. Bamwe na bamwe bababwiraga ko bazabona ibitangaza. Bari barabinyweye imiti myinshi cyane itandukanye, ariko nta kintu na kimwe cyari cyarabaye. Ntibari barabashije kugira umwana. Mary yakundaga gufata umusego akaryama akarira cyane. Paul yaramufataga akamufata ku bitugu akamwegereza akamubwira ati my love, umunsi umwe humura igitangaza kizakoreka. Ariko muri we nubwo yumvaga ko ari kubura ibyizere, abaturanyi nabo bavugaga amagambo atari meza. Buri magambo yose bavugaga yasaga nkaho uri kumucishamo icyuma mu mutima. Nuko umugoroba umwe umuturanyi yaje kwegera uyu mugore Mary, ariko ibyo yamubwiye byahinduye buri kimwe cyose. Uyu muturanyi aramubwira ati hari urusengero rufite imbaraga cyane, abantu bajya muri uru rusengero nta rubyaro bakagaruka bateruye abana. Aramubwira ati uyu mupasiteri uri muri uru rusengero ntabwo ari umupasiteri usanzwe. Aramubwira ati amasengesho yarakomeye cyane. Aramubwira ati amasengesho ye akiza ibikomere. Paul ndetse na Mary bararebanye, hari ikintu bari bakeneye. Baje rero gufata umwanzuro wo gucisinga icyifuzo cyabo. Nta yandi mahitamo, bafashe umwanzuro wo kwerekeza muri urusengero. Bwa mbere binjira hano muri urusengero, babaye nkaho binjiye bateye intambwe binjira mu yindi si. Ahangaha binjiramo umwuka w'ahantu wari uremereye cyane.
harimo ingoma, harimo imiziki, abagore n'abagabo baryamye hasi bari kwigaragura, abandi bari kurira, bamwe barasakuzaga cyane bikamera nk'aho iminyururu ibaziritse ariko itabasha kugaragara iri kugenda icika ibavaho ibarekura. Ijwi ry'uyu mupasiteri ryaromonganaga nk'iry'inkuba ndetse ibikuta bikanyeganyega. Nuko pasiteri n'ijwi rirerire cyane aravuga, reka dusengere igitangaza kibe. Aya ni amagambo yavuze ayavugira mu ijwi riri hejuru. Barangije barasenga. Nuko arangije arababwira ati mugomba kumara iminsi 7 musenga mutarya mwiriza. Abangaba rero uko ari babiri bararaga bakanuye bari gusenga, babyuka kubona amaso yatukuye kubera kurara basenga, nta muntu wagwikaga n'umwe muri bo. Ahangaha pasiteri yabategetse yuko bagomba kunywa amazi yonyine gusa. Aya mazi bakayashyira mu gifu kirimo ubusa. Yababwiye yuko bagomba kuzenguruka urwo rusengero inshuro 7 kandi bacecetse. Uyu mupasiteri yababwiye yuko bagomba guhamba ibyifuzo byabo hano kuri altari. Bamwe muri bo bagiye baba fainted baragwa, ndetse abandi bakaruka, bamwe ndetse bagatangira kuvuga indimi buri wese adashobora kumva. Nuko abanga uko ari babiri, Paul ndetse na Mary, barabyizeye. Nuko umunsi umwe Mary yaje kwikubita hasi. Ahangaha rero uyu mubyeyi Mary yikubita hasi, yagiye kumva yumva mu nda ye, yumva turi kumukikinga, yumva harimo ikintu. Ahangaha nta kindi cyari cyabaye, uyu mubyeyi yari atwite. Ahangaha yarishimye cyane, arascreaminga, arasakuza cyane. Paul arangije amufata ibiganza, bararira, bahise birukanka bajya kuri pasiteri. Arangije pasiteri akibabona araseka nkaho yari asanzwe abizi ko byabaye. Nuko arangije arababaza ati, ese ntabwo nababwiye? Imana iri hano, Imana iri kumwe natwe. Arababwira ati, iri ngiri ni itangiriro. Nuko hashize amezi 9 Mary yaje kubyara umwana w'umukobwa. Uyu mwana bamwise Sara. Ahangaha mu by'ukuri bari bishimye, ibyifuzo bari bafite byari bisubijwe. Ahangaha urusengero rwose rwarishimye rushimira Imana, ndetse Paul na Mary nibo bantu barabatanga buhamya bw'iki gitangaza. Ndetse rero nyuma yaho nk'ikindi gitangaza baje kubyara impanga. Babyaye umwana w'umuhungu ndetse n'umwana w'umukobwa, Daniel ndetse na Dina, aribo babana twarimo tuvugaho bwa mbere. Rwa rugo rwahoze ruri empty, nta mwana urimo, ubu noneho rwuzuyemo ibyishimo, bari gukina n'abana. Paul ahangaha yabaga ari gukinisha abana be, yumvaga yishimiye cyane ndetse akumva ashimiye Imana. Ahangaha uko ari babiri bumvaga kandi bizeraga yuko urusengero ariko rwabahaye byose. Ahangaha rero abo uko ari babiri niko bahindutse abamembazi b'uru rusengero, kandi abamembazi bakomeye. Ariko ntabwo bari bazi yuko icyizere cyabahaye ibyishimo ari nacyo cyizere umunsi umwe kizabasaba igiciro batabasha kubona. Aha noneho reka tugaruke kuri cya kibazo cy'aho mwana Sara wari wariwe n'imbwa. Abangaba uko ari babiri rero baje kwizera uyu mupasiteri, bizera ko batagomba kujyana umwana wabo kwa muganga, ahubwo bagomba gukurikiza amabwiriza ari kubaha. Nuko muri iryo joro mu nzu babagamo, uyu mubyeyi yicaye iruhande rw'uburiri rwa mwana witwa Dina, umwana ukiri mutoya. Ahangaha yarimo ashyira ya mavuta pasiteri yamaye kuri cya gisebe. Umwana yatangiye kurira cyane, atangira gusaba mama we. Aravuga ati, mama ndi kubabara, ndakwingiza njyana kwa muganga. Aravuga ati, mbabara unsubize kwa muganga. Aravuga ati, mama ntabwo nshaka gupfa. Ariko Mary yakomeza kwivugisha, aravuga ati, mwana wanjye oya, pasiteri yavuze yuko Imana izagukiza, humura ntabwo Imana izatsindwa. Iminsi yaragiye itambuka, cya gisebe cya wa mwana cyakomeje kwiyongera cyane. Ahangaha umwana atangiye kunuka, ukuguru kose gutangira kubura, gutangiye guhinduka umukara. Kakana Daniel nako kamwicaye iruhande kakarira. Ndetse buri joro Mary ndetse n'umugabo we
bararaga mu masengesho bapfukamye bari gusenga, bamusigaye amavuta, bavuga mu ndimi. Ahangaha mu by'ukuri bari bategereje igitangaza pasiteri yari yarabasezeranyije, ariko nta gitangaza kigize kiba. Nuko umugoroba umwe Dina yaje kurira, noneho arahwera, umubiri utangira gukonja, ariko ikiganza cye yari yagishyize kuri mama we. Ahangaha buri wese yacitse muri iki cyumba. Ahangaha noneho gusenga byaranze. Nuko Mary arangije afata ukuboko kwe, aravuga n'ijwi riri hejuru cyane, akomeza kumuhamagara ati, mwana wanjye byuka, kanguka. Ariko Dina yari yagiye, Dina yari yapfuye, ntabwo yarakiri mu bazima. Ahangaha rero urupfu rw'uyu mwana rwabaye ikibazo cyane. Abaturanyi batangiye kuvuga cyane, batangira kuvuga amagambo. Mary yaryamye hasi afashe umubiri wa mwana, umwana yamaze gupfa. Uyu mugore yari yataye umutwe ndetse yabuze ubwenge. Umugore yari ari kurira cyane, amaso yatukuye, aravuga cyane ndetse ari gutaka ati, mwana wanjye byuka, mwana wanjye, mwana wanjye wisiga jyenyine. Ariko umwana ntago yumvaga. Umwana yari yamaze kugenda, yari yamaze kuva mu bazima. Nuko Daniel, wa mwana w'impanga bari baravukanye, yari yicaye aho ngaho mu nguni asa nkaho yahobeye amavi ye. Umwana yari yababaye cyane. Umwana atangira guhamagara ati, mushiki wanjye, ndakwinginze garuka. Wa mwana w'umukobwa wabo wa mbere yari amaze kugira imyaka 15, nawe yari yicaye mu yindi nguni y'icyumba. Ahangaha yari ari kurira cyane, arimo yinginga ababyeyi be, ababwira ati, ndabinginze mureke tumujyane kwa muganga, mureke tumusubize kwa muganga, wenda abadokiteri hari ikintu bashobora kumukorera. Arabwira ati, mwihangane tugerageze tumujyane. Ariko ababyeyi be bazunguje umutwe. Ahangaha bamushubije ndetse n'ijwi riremereye cyane. Baramubwiye bati, no, pasiteri yavuze ko tutagomba kumusubiza kwa muganga. Baramubwira bati, tugomba kwakira ugushaka kw'Imana. Sara ahangaha yahise abahindukirana. Uyu mwana yahise arakara cyane, arabaza ati, se ni ugushaka kw'Imana? Ibi ngibi murimo murabyita ugushaka kw'Imana? Wanjye nari mfite arapfuye, yarabingize cyane ngo umujyane kwa muganga, yarabingize bihagije, none nta kintu na kimwe mwize mukora. Nuko ise arangije aramubwira ati, wa mwana we, ca bugufi tuza, pasiteri azi byinshi kurusha twebwe ibyo tuzi. Nimba avuze ngo ni ugushaka kw'Imana, ntabwo tugomba kubaza ibibazo ibyo ari byo byose. Ese ninde muntu ushobora kubaza ibibazo Imana? Aya magambo bari babwiye umwana w'umukobwa yamugumye mu mutima. Uyu mwana w'umukobwa yahise yikubita hasi. Nuko mu gitondo cyakurikiyeho bahise bafata ka kana berekeza ku irimbi. Abaturanyi barabakurikiye bajya kubatabara. Bamwe bari kuvuga hagati yabo, ndetse bamwe barimo bazunguza umutwe bumva bafitiye impuhwe kano kana kari kapfuye. Abandi bakavuga bati, Imana iraguha ariko ntibishatira kwambura. Kakana Daniel kari karimo karira cyane. Ahangaha rero bakoze umuhango wo guherekeza kano kana. Pasiteri nawe yari yaje hano muri uyu muhango wo guherekeza uwo mwana. Yari ahagaze aho ngaho afite Bibiliya mu ntoki. Nuko mu magambo ye aravuga ati, Imana iraguha kandi ntibishatse irakwambura. Arangije aravuga ati, hasingizwe izina ry'Imana. Aravuga ati, urupfu rw'uyu mwana ntabwo ari aksida, ntabwo ari impanuka, ahubwo urupfu rw'uyu mwana ni ikigeragezo cyo kugira ngo Imana irebe ukwizera kwanyu. Arangije azamura ikiganza cye, areba mugabo Paul ndetse areba na Mary, arababwira ati, nimutume umudayimoni akoresha ikigeragezo nk'iki ngiki kugira ngo abambure ukwizera kwanyu. Mukomere muri mwebwe, muhumure, Imana iri kumwe namwe. Nuko rero ahangaha baje gushyingura uyu mwana, ariko wa mwana wabo mukuru Sara ntabwo ibintu yabyemeye, yasigaye yumva afite amayobera muri we. Uyu mwana afite uburakari bwinshi mu mutima. Ukwizera kwe kwari kwaragiye, ntabwo yarakizera. Umutima we wari urimo utekereza ukuri kugoye kuba buri umwe wese yakwizera.
muri we yumvishaga yuko uku nguku atari gushaka kwimana. Nuko imyaka 2 yaje gutambuka, rwa rugo rwabaga rwuzuyemo ibyishimo, uguseka, none ubu ngubu rwari rurimo umubabaro ndetse n'agahinda. Uyu mubyeyi Mary ntabwo yigeze ahagarika gusenga. Buri gitondo yafataga ya mavuta pasiteri yari yamuhaye, yarangiza agasenga akabwira Imana ati Nyagasani, zenguruka uru rugo, Nyagasani ndakwinginze, rinda abana banjye Daniel ndetse na Sara, ndetse ukwizera k'umugabo we nako kwakomeje kuzamuka cyane kurakura. Bakavuga bati abadayimoni baratugerageje ariko ntabwo bazigera badutsinda, twebwe turabimana. Ariko Sara ntabwo yongeye gusengana nabo, ntabwo yizeraga ko sister we yamucitse akagenda. Uyu mwana w'umukobwa yagumaga muri cya cyumba murumuna we yapfiriyemo. Umutima we wakomeje kuremera cyane, amaso ye yahoragamo amarira. Nuko umugoroba umwe Daniel, wa wundi wavukanye na wa mwana wapfuye, yaje gusa nkaho ku kuboko. Bwa mbere byagaragara nko hari agasebe gatoya cyane, ariko uko iminsi yagiye itambuka umubiri we wose waje kuzaho ibiheri byinshi cyane, urabyimba, amaso yatangiye gutukura. Umwana mu kababaro kenshi abwira mama we ati mama, papa nimujyane kwa muganga. Sara yaje yirukanka, arangije amufata ikiganza, arangije abwira ababyeyi bati ndabinginze papa nimujyane n'umwana kwa muganga, ntabwo muri kubibona yuko ameriwe nabi, ntabwo muri kubona ibiri kuba kuri uyu mwana akeneye dogiteri ngo amwiteho, ntabwo akeneye amavuta. Ariko igisubizo cya wa mugore Mary cyari cya kindi n'undi yarasanzwe amusubiza, arambwira ati Sara oya, ntushobora kuvuga amagambo nk'ayo ngayo, twebwe twizera Imana iraza kumukiza. Ndetse umugabo we nawe yongeramo ayo magambo, aravuga ati Imana yaduhaye aba bana, ni nayo igomba kubakiza. Aramubwira ati wa mwana we, abadogiteri ntabwo bashobora gukora iby'Imana ishobora gukora. Sara ahangaha yatangiye kurira cyane, aravuga ati mama, ese ntabwo mwigiye ku cyabaye mbere? Ntabwo sister wanjye yapfuye muri kumurira mu maso yanyu, none murashaka yuko Daniel nawe agiye gupfira mu maso yanyu? Nuko papa warangije afata Bibiliya iri aho ngaho ku meza, abwira Sara ati ceceka, ntabwo ugomba gutuma amadayimoni akoresha ururimi rwawe, ntabwo ugomba kurwanya Imana cyangwa se ngo urwanye ugushaka kw'Imana. Aya magambo yaramubwiye yinjiye cyangwa se yumvikanaga mu matwi y'umwana Sara nk'inkuba. Sara arangije uzunguza umutwe, arasakuza cyane, arambwira ati ntabwo ukunguka ari gushaka kw'Imana, ahubwo ubu ngubu ni ubucucu, murashaka kwica musaza wanjye nawe. Ariko aya marira yose y'umwana yari ari kurira, bisa nkaho aya marira yahinduye aba babyeyi ibitumva, ibipfa amatwi. Daniel yarariraga, yabaga afite ububabare bwinshi cyane, afite umuriro mwinshi, akinginga ababyeyi bati nimumbabarire munjyane kwa muganga, ntabwo nshaka gupfa mama. Buri joro uyu mubyeyi Mary yicaraga iruhande rw'umuhungu we, agafata ya mavuta pasiteri yamuhaye agatangira kuyamusiga, ndetse agatangira gusenga, akamubwira ati umuhungu wanjye ntagomba kugira ubwoba, Imana izagukiza. Nuko mu ijoro rimwe rero umwana yatangiye kumera nabi cyane. Nuko igitondo kimwe wa mwana Daniel umutima waje guhagarara. Mary yarasakuje cyane, umugabo arapfukama, bose batangiye kurira aho ngaho, bakavuga bati ni ugushaka kw'Imana. Sara angaha uraka none ubwabaye bwinshi cyane, atangira kubashinja, arababwira ati ntabwo ukora ugushaka kw'Imana, muramwishe, murabishwe ari babiri, uwa mbere mwaramwishe, none uyu nguyu muramwishe. Nuko uyu mwana yaje kwikubita hasi, ababyeyi bagerageza kumufata, ariko arangije arabasunika, arababwira ati ntabwo nzigira mbababarira. Ahangaha rero muri urugo haje kwinjira nanone isanduku, wa mwana nawe yarapfuye. Pasiteri yarongera agaruka atangira kubigisha, arangije arababwira ati Imana yabatwaye icyo yabahaye. Arababwira ati nimuzigere mwibaza ibibazo cyangwa se ngo mushake ubusobanuro bw'Imana. Aho ngaho rero abantu bari baraho bose bakoma amashyi, baravuga ngo amen. Mary n'umugabo we bari baraho ngaho bafite agahinda kenshi, ariko Sara ntabwo ibyo ngibyo yarabirimo, yarabahunze ndetse atangira kurira cyane. Mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa yari amaze kubura abavandimwe babiri,
ariko ndetse no mu mutima we hari ikintu cyarimo kizamo kimuhatiriza. Ahangaha yaje gufata umwanzuro yuko atazigera yongera gukurikira Imana cyangwa se kwizera Imana. Nuko rero muri uru rugo haje kuba silence, haba umutuzo udasanzwe. Udusanduku dutoya tubiri twari twaratwaye abana, abavandimwe be babiri, ariko nubwo twari twarabatwaye, ababyeyi b'uyu mwana bari bakivuga amagambo nk'ayo bavugaga, bakavuga ngo nugushaka kw'Imana. Sara ntabwo yumvaga agomba kwizera ibi bintu. Igihe cyose mama we yatangiraga gusenga, igihe cyose papa we yazamuraga Bibiliya, Sara amaraso ye yarabiraga. Nuko muri iryo joro yaje kubyuka yicara ku gitanda cye, umwana w'umukobwa atangira kurira. Arangije afata umusego we atangira kubaza Imana ati, ese Mana nukwera iki? Ese nukwera iki watuma abavandimwe banjye bapfa? Yatangiye kwibuka amagambo ya nyuma Daniel yavuze, akumva mu mutwe hari kuzamo ngo please munjyane ku bitaro, munjyane kwa muganga, please munjyane kwa muganga. Aya magambo yamugarukagamo, akavuga ati ntabwo nshaka gupfa mama. Ahangaha rero aya magambo yagarukaga mu mutwe w'uyu mwana. Nuko umugoroba umwe n'uburakari bwinshi cyane yaje kwinjirana ababyeyi be ubwo bari bicaye muri salo. Ahangaha bari bicaye ndetse bafunguye Bibiliya bari gusoma ndetse bari gusenga. Uyu mwana yaje avuga cyane, ijwi rye riremereye nk'iry'inkuba, aravuga ati muhagarike gusenga, muhagarike gusenga, muhagarike kuvuga ngo nugushaka kw'Imana. Mwarabishe, mwarabaretse barapfa, mwebwe uko muri babiri mwarabaretse barapfa. Ahangaha Mary yabutswe yifata. Umugabo yahise ahaguruka ndetse atangira kurakara cyane, abaza umwana we ati nukubera iki, niko dushobora gutinya kuvuga amagambo? Ariko Sara yarakomeje yihagararaho, atangira kurira cyane. Arababwira ati njye ndavuga aya magambo kubera yuko ni njye wenyine ubasha kubona ukuri, ntabwo Imana yigeze yica barabana, ahubwo mwarabishe, mwarabishe kubera ukutabona kwanyu, ubuhumyi bwanyu. Arababwira ati mwarabishe kubera kwitiranya ukwizera cyangwa se ukubaha mukaba impumyi. Nuko Mary arangije arahaguruka arambwira ati Sara hoya, ntabwo uri kubyumva. Bibiliya iravuga iti, ataramuvugisha Sara arangije arasakuza cyane, arambwira ati no, arambwira ati wimbwira ibya Bibiliya, narababonye bari gupfa, numvise amarira yabo. Ahangaha ubwo bari gupfa mwari mwicaye mubareba, mufite amavuta ndetse muri gusenga. Ese niye Mana ishobora gufata abana ikabatwara muri buriya buryo? Nuko papa arangije amubwira ati mwana wanjye Sara, abadayimoni baguteye. Aramubwira ati ugomba kwicuza. Ariko Sara ijwi rye ryaramenekaga nk'ikirahure. Arambwira ati papa hoya, njye ntabwo nzigira nicuza, ntabwo nzigira mbababarira. Guhera uyu munsi ntabwo njyewe nkitwa umukobwa wanyu. Ahangaha buri wese yaracecetse. Sara ntabwo yigize ategereza ko hari indi jambo bongeraho, ahubwo yahise yirukanka ajya mu cyumba cye. Arangije afata agakapu gatoya, afata utwenda dukeya twe, arangiza dushyiramo, asohoka aho ngaho arigendera. Mary yaramukurikiye agenda amuhamagara arira, Sara ndakwingize garuka, ndakwingize mwana wanjye garuka. Ariko Sara ntabwo yigeze ahagarara. Sara yarirukanse ava aho ngaho arirukanka mu muhanda. Aha ubwo yirukankaga yarimo agenda arira cyane. Uyu mwana w'umukobwa aza gusa nkaho ahungabanye agwa hafi y'umuhanda. Ahangaha mu by'ukuri uyu mwana yari wenyine, ariko mu by'ukuri nubwo yari wenyine ariko yari free, yari ari mu bwisanzure. Nuko muri iryo joro Sara yaje kuryama aho ngaho n'ubukonje bwinshi cyane, ariko mu mutima we yari arimo atekereza avuga ati ntabwo nzabaho nkabo, ndetse ntabwo nzigera mbababarira ku byo bakoze. Tugarutse ahangaha rero mu rugo, Mary noneho ntabwo arakibasha gusinzira. Mu by'ukuri ibitugu bye byari biremereye, amaso ye yahoraga mu marira. Ahangaha yabaga afite Bibiliya hafi ye. Mary ubwo yafunguraga Bibiliya ye atitira ndetse n'ubwoba bwinshi n'amarira mu maso. Amaso yaje kuyagusha ku ijambo rivuga ngo irinde abaprofeti b'icyuka, abaprofeti batari nyabo ba pirate. Ijambo rikamubwira ngo bamwe muri bo
bazaza bashaka kugutuburira, bazaza bashaka kukudisivinga. Nuko uyu mubyeyi arongera asoma rino jambo, arangije ajya ku rundi ruhande, nuko amaso yiyongera agwa kundi murongo. Uyu murongo yaje kugwaho ni wa Jeremiya igice cya 8 umurongo wa 22. Nawe arawusoma. Nuko uyu mubyeyi amaze gusoma iyi mirongo yatangiye kumva ijambo rimubwira muri we. Ntabwo ushobora kuba ari Imana iri kukubwira. Ese aya magambo si Imana ishobora kuba iri kuyakwereka? Muri ako kanya amarira yahise ashoka agwa muri Bibiliya, atangira kwivukisha muri we ati Nyagasani, ese ni ukubera iki ndi kubona ibi ngibi? Ese ni iki uri kugerageza kumbwira? Nuko umutima watangiye gutera cyane, arangije arahaguruka afashe Bibiliya ye ayegereza ku gituza cye, arangije ava aho ngaho ajya mu kindi cyumba, arangije ahamagara umugabo we. Umugabo we arangije arahindukira gake gake aramubwira ati ngwino. Arangije afungura Bibiliya aramubwira ati reba ibyo ndi gusoma. Ubwo rero yatangiye kumusomera. Mbere y'uko asoza, John yahise azamura ikiganza cye aramubwira ati mbere yihagarika, urananiwe. Ntabwo ugomba gutuma abadayimoni bagukonfyuzinga, bakujijisha. Arambwira ati ariko se uratekereza iki niba Imana iri kubasha kumfungura amazi ikanyereka ukuri? Ariko ijambo ry'umugabo we ryari rityaye cyane nk'icyuma. Arambwira ati birahagije, ntabwo ugomba kwibaza ibibazo ku ijambo ry'umukozi w'Imana. Arangije arambwira ati funga Bibiliya yawe ujye kuryama. Nuko Mary yagumye aho ngaho yabuze uko yitwara. Uyu mubyeyi atangira kurira. Amezi 2 yaje kugera, Sara atarasubira mu rugo. Uyu mwana w'umukobwa Sara yari yaratangiye gukora mu coffee shop kamwe. Aka coffee shop bamuhaga udufaranga dukeya ariko twamufashaga kubaho. Nuko muri iryo joro uyu mwana w'umukobwa nubwo yari yagiye kuba kure, ariko yakomeje kujya atekereza ku bavandimwe be. Yakomezaga kubona kakana gatoya kari kurira, ndetse akabona wa mwana w'umukobwa ari kurira ari gusaba ubufasha. Ahangaha ibi byose ntabwo Sara yabasha kubyibagirwa. Nuko umugoroba umwe yaje kugura uturabo, arangije yerekeza aho rwa rusengero rwajyaga gushyingura, dore ko runo rusengero rwari rufite irimbi ryarwo. Ahangaha yari yerekeje kuri irimbi kugira ngo ajye gusura abavandimwe be, ajye gusura imva z'abavandimwe be. Ahangaha yageze mu masaha nimugoroba butangiye kwira, urusengero nta muntu n'umwe wari urimo. Nuko ubwo yari arimo atambuka ahangaha muri irimbi, yatangiye kumva urusaku. Arangije agenda gake gake yegera aho hantu ari kumva urusaku. Agiye kubona n'umugabo uri gucukura. Uyu mwana arangije yikinga ku giti, abona wa mugabo arimo aracukura imva, asa nkaho ari gukuramo imva y'umuntu bahambye. Ubwo rero yamwegeraga, yaje kubona wa mugabo abona aramuzi. Uyu mugabo yari wa mupasiteri. Arangije arihisha cyane, areba buri kimwe cyose umupasiteri ari gukora, ariko yari afite ubwoba. Nuko uyu mwana yatangiye kugira amatsiko, arangije ashaka kwirukanka ngo yegere za mva z'abavandimwe be. Uyu mwana rero ageze kuri za mva z'abavandimwe be, yaje kubona ibimenyetso bigaragaza yuko za mva zishobora kuba zarakuwemo abavandimwe batakirimo. Muri ako kanya indabo yari afite zahise zigwa. Atangira gusakuza ati oya, ati no, ntabwo ibintu bishobora kubaho. Ariko muri we yarabizi neza yuko ibi ngibi bitari impanuka. Urusengero rwakagombye gukiza abavandimwe be rwari rubitse ibanga ry'umwijima, ndetse rubitse mu rupfu. Ndetse Sara yari amaze kubibona n'amaso ye, nubwo yari atarabisobanukirwa neza, ariko hari icyo yari amaze kubona. Nuko Sara yakomeje kwitegereza wa mugabo warimo ucukura imva. Sara atangira kubira ibyunzwe. Nuko agiye kubona wa mugabo akuyemo imva ikiri nshyashya, arayizamuye. Wa mugabo arangije afungura imva, arangije akuramo umubiri w'umwana w'umukobwa ukiri mushyashya. Muri ako kanya Sara yahise asakuza cyane, atangira kuvuga ati igisambo. Atangira guhamagara ubufasha.
umugabo yahise agira ubwoba, nuko umugabo yahise ava ngo barirukanka. Ariko Sara kwa gusakuza kwe uburyo yari yasakuje, abantu bari bamaze kubyumva ko hari nijoro. Uwo mwana yatangiye kurira cyane, ko abaturanyi rero batangiye gukanguka, batangiye gusohoka, batangiye gucana amatoroshi, atangiye kubereka kuri cya gituro. Barangije babona umubiri wa mwana w'umukobwa, nuko arangije arababwira ati murebe ibituro by'abavandimwe banjye, abavandimwe banjye ntabwo bakirimo hano, abavandimwe banjye barabatwaye. Nuko umugabo rero yashatse gucika, ariko nta macikiro yari afite, kubera yuko abantu bari bamaze kubyuka kandi abantu bari benshi. Nuko abantu baje gufata wa mugabo bamuzana aho ngaho baramwicaza. Mu by'ukuri buri umwe wese yari amaze kubona ukuri. Ni ukuvuga uyu mugabo icyo yakoraga, yafataga imibiri y'abantu bapfuye basengeraga muri uru rusengero, imibiri ikiri mishyashya, yarangiza akayitwara akajya kwitangamo ibitambo kugira ngo ahabwe imbaraga. Ahangaha ababyeyi batangiye gufunga amaso abana babo, buri umwe wese wari urangaye atunguwe n'ibyo yari kubona mu maso ye. Nuko aba rero bari baranga bose baje kwataka uno mugabo, bamwe baramukubita, abandi baramusunika, abandi baramukurura, bashakaga kumurya ari muzima. Uyu mugabo rero yaje kwicuza imbere y'abantu bose, atangira kuvuga buri kimwe cyose yakoraga, ibyo yakoreshaga imibiri y'aba bantu. Ababwira yuko rero yafataga imibiri akayitwara kugira ngo ajye gushakisha imbaraga. Nuko abantu rero batangiye gufungura imva zose bari barambyemo abantu, bakagenda basanga nta barimo, abantu babaga baratwawe. Ni ukuvuga ngo iyo bamaraga guhamba umuntu, uyu mugabo yarazaga agahita amukuramo akamujyana. Bamwe rero mu babyeyi ahangaha batangiye kugwa hasi bagwa igihumure. Nuko amakuru rero yaje gusakara muri aka gace. Uyu mugabo bafataga nk'intumwa y'Imana, bari basanze ari shitani igenda, bari babonye yuko ari intumwa ya Satani. Sara yararize cyane, nuko mwijwi rirerire arangije abwira ababyeyi ati mwarabibonye, ubu noneho muri kubibona, uyu niwe mugabo mwitaga profete, uyu niwe mugabo mwashyizeho icyizere cy'ubuzima bwanyu, uyu mugabo yatwaye abavandimwe banjye. Nuko bafashe wa mugabo rero baramukubita, abandi barirukanka bajya kuvuga amakuru ahantu hose, ndetse abandi barirukanka bajya kureba imva z'ababo bari barakinguye, batangira gucukura. Ariko nubwo bacukuraga basangaga abantu babo bashyinguye nta barimo. Ko rero polisi yaje kugera aho ngaho, ariko nubwo yahageze uno mugabo benda kumukura mu mwuka. Nuko polisi yaje gufata uyu mugabo iramujyana ijya kumukanira urumukwiriye. Nshuti bavandimwe rero, ndabashimiye kuba mwafashe umwanya wanyu mukumva iyi nkuru yanjye nabateguriye. Nizere ko muyigiyemo ikintu kinini cyane, nizere ko ukwizera kwanyu kutazamera nk'uko aba babyeyi, kutazamera nk'uko aba bakristo. Nubwo Imana itubwira ko tugomba kuyizera, ariko ntabwo idutoza kuba impumyi. Imana yahaye ubwenge umuntu kugira ngo ahitemo ikibi n'ikiza. Namwe rero mu gihe mugiye guhitamo, mujye mugira ubushishozi. Ndabashimiye rero kuba mwahisemo Behind Walls Tales. Nizere yuko kandi mwakoze subscribe, ndetse nizere ko iyi nkuru mugiye kwisharinga, mukayisharinga mukageza kuri hashoboka, buri umwe wese akaba ashobora kuba yakwigira kuri iyi nkuru. Ndabizi neza ko umaze kumva iyi nkuru ishobora kugufungura ndetse ishobora kuguhumura amaso. Mwakoze rero guhitamo Behind Walls Tales. Ndabakunda cyane, nawe utaha. Ciao ciao.